Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane, by'uko urabagirane kuko umucyo wawe uje. Uyu munsi ni itariki 12, ukwezi ko ni ukwa kabiri, umwaka ni 2026, turi ku wa kane. Uyu ni uwundi munsi Imana iduhaye ngo tuwunezererwemo, irawuduhaye ngo tuwishimiremo. Ni ukuri nezerwa k'Uwiteka Nyiringabo Imana akoze ibikomeye ku buzima bwawe, akomeje kukurinda kandi akakurengera. By'uko urabagirane kuko umucyo wawe uje. Hari ahantu utaragera, hari ibyo utarabona, ariko ndagira ngo nkubwire, fata akanya gatoya unezezwe n'ubuzima Imana iguhaye. Kuba ugihumeka umwuka w'abazima byonyine ni imbabazi z'Imana, ni urukundo rw'Imana. Kuba ugihumeka umwuka w'abazima, hari benshi bapfuye, hari benshi batakiriho. Kuba ugihumeka, vuga ngo biracyashoboka. Biracyashoboka ko Imana yatabara, biracyashoboka ko Imana yakora ibikomeye, biracyashoboka ko Imana yakumara umubabaro, biracyashoboka ko Imana yagucira inzira, biracyashoboka amateka yahinduka. By'uko urabagirane kuko umucyo wawe uje. By'uko urabagirane y'uyu munsi turasoma muri Zaburi igice cya mbere. Haranditse ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Imana ishimwe cyane, izina ry'Uwiteka nirishirwe hejuru. Ijambo riravuze ngo hahirwa umuntu. Iyo ijambo rivuze guhirwa, hari abantu benshi bumva kavuga ngo hahiriwe abafite amamodoka, hahiriwe abantu bize amashuri menshi, hahiriwe abarebare, hahiriwe ababyibushye, hahiriwe ab'inzobe. Oya, ntabwo hahiriwe abanyamafaranga hano. Oya, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Haleluya. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Uwo muntu arahiriwe, uwo muntu arayiriwe, uwo muntu ni umunyamugisha. Umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Uba uri umumama, uko waba umeze uko ariko kose, pfa kuba udakurikiza imigambi y'ababi. Ntuhagarare mu nzira z'abanyabyaha. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntuhagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiwicarane n'abakobanyi. Imana ishimwe. Hahirwa umuntu, uyu muntu arahirwa udakurikiza imigambi y'ababi. Reka nkubwire, umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ufite amahirwe kuba ukiranukira Imana, kuba Imana yarakumenye izina, kuba izina ryawe byonyine ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Uri umunyamugisha, uri umunyamugisha kuba Imana yarakumenye izina. Reka nkubwire, ibyo byonyine birahagije. Jya uryama usinzire uvuge ngo kuba Imana yaramenye izina, kuba Imana yarakumenye izina. Uri umunyamugisha, uri umunyamugisha nshuti y'umusaraba. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira ku manywa na nijoro. Nguwo nguwo, haleluya, uwo nguwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Imana ishimwe. Reka nkubwire iby'iki giti. Igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo ibibabi byacyo ntabwo byuma. Haleluya. Ibibabi byacyo ntabwo byuma. No mu zuba rimwe ritwika ishyamba, ibibabi by'iki giti ntibyuma. Umva nkubwire, ntabwo byuma, ntacyo uzaba, urarinzwe. Umva, hari ibintu bigutera ubwoba, ariko ryamusinzira. Urinzwe n'ukuboko gukomeye, urinzwe n'imbaraga zikomeye, urinzwe n'imbaraga zisumba izindi mbaraga, urinzwe n'amaboko adasanzwe. Ngo yazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Iki giti ntabwo kijya kimenya igihe amapfa yatereye, ntikijya kimenya igihe izuba ryaviriye, ntikimenya igihe imvura yagwiriye, kuko ibihe
ibihe byacyo byose gihora gitoshye, ntabwo kijya kigira ikibazo cy'umwuma. Haleluya. Uyu muntu rero, uyu murokore, uyu muntu nawe niko ameze, ngo ahwana. Uwo nguwo ahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Uri umunyamugisha, uri umutsinzi, uri umunyembaraga, uzagera kure, uzaba umuntu udasanzwe. Uri umutsinzi, uri umutsinzi, uri umutsinzi, uri umutsinzi. Muri we harimo gutsinda, muri we harimo imbaraga, muri we harimo gukomera. Umva noneho ijambo rikomeye ririmo ngo uyu muntu icyo azakora cyose, haleluya, kizamubera cyiza. Uyu muntu icyo azakora cyose, umva nkubwire, izera Imana. Imana ishobora byose. Wizere gukomera kw'Imana, wizere ubutware bw'Imana, wizere ko ari Imana y'inyembaraga. Icyo uzakora cyose Imana izagiha umugisha, ibyo uzajyamo byose Imana izabiha umugisha. Umaze haleluya, byukurabagirane bambe, byukurabagirane. Imana y'amahoro iravuze ngo icyo uzakora cyose kizaba cyiza, icyo uzajyamo cyose kizaba cyiza. Nujya mu kazi kazagira umugisha, nujya gucuruza uzunguka, nuhinga bizera, niwapurayinga viza uzayibona. Icyo uzajyamo cyose kizakubera cyiza. Uyu mwaka ibyo ugerageza gukora byose Imana ibyemere. Proje zawe Imana izemere, imishinga yawe Imana iyemere, gusenga kwawe Imana ikwemere, amasengesho yawe Imana iyemere, ibitambo watambye Imana ibyemere, amaturo watuye Imana iyemere, abo wafashije ibyo byose Imana ibyemere. Nari mvuze ngo buri kimwe cyose wakoze ugikorera igikorwa cyo gukiranukira Imana no gutunganira Imana no gukora imirimo myiza, Imana byose byemere, iguha umugisha, byose bikusanye. Amasengesho wasenze, imisozi wazamutse, byose Imana ibikusanye. Uyu mwaka ibyemere, iguha umugisha. Uyu mwaka ibyemere, igufungurira imiryango. Uyu mwaka ibyemere, iguhagurutse. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, izina rifite ubutware n'ubushobozi, izina risumba yandi mazina, ndasengera uyu muntu uri imbere y'amaso yawe, uyu muntu utegereje gutabarwa. Mana, ijambo ryawe riravuze ngo umuntu ugukiranukira icyo azakora cyose kizaba cyiza. Umumama ukiranuka icyo azakora kizaba cyiza. Ndasengera uyu muntu umaze igihe kinini arindiriye ubutabazi buturuka kuri wowe, reka bwakire. Umuntu wese wumvishije iri jambo, reka yakire ubutabazi. Uwari urwaye akire, uwari uboshye abohoke, uwari uziritse iminyururu ndayicagagura mu izina rya Yesu, mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo. Mana, bohora ababoshye. Hari ababoshye amaguru, ingendo zabo zaraboshywe, ingendo zabo zirafungwa, ariko iyo minyururu iboshye amaguru yabo ndayicagagura, nibahaguruke bagende. Ndacagagura iminyururu iri ku maboko y'abantu, ndayicagagura mu izina rya Yesu. Amaboko yabo nagira umugisha, amaboko yabo niyakire, amaboko yabo niyakire. Bakire umugisha, bakire ubuzima, bakire guhaguruka, bakire gutera imbere, bakire kwaguka mu izina rya Yesu. Ndasengera uyu muntu umaze igihe kinini yicajwe ahantu n'abadayimoni, baramuteje agahinda, baramuteje kwiheba. Uyu muntu umucyo ni umuvire, umucyo ni umurasire, ubwiza bw'Uwiteka nibuboneke kuri we, igitinyiro cy'Imana nikiboneke kuri we. Mana isumba byose, mwibuke, murengere, muvishe umucyo ku buzima bwe. Mana nyiringabo, reka urumuri arubone mwami, reka inyenyeri ye yongere yake, ibyo byapfuye bizuke mu izina rya Yesu. Ibyari byarumye reka byongere bishibuke, reka gutoha kugere ku buzima bwe, kugere kuri we, gutoha kumugereho, umunezero umugereho, ibyishimo bimugereho in the name of Jesus. Mana, ndasengera buri muntu wese wari ubuze ibyiringiro, numugarurira ibyiringiro. Wari ubuze umunezero, mugarurira umunezero. Urakoze Kristo, kuri Imana ije gukora ibikomeye mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. We wari ukurikiye byukurabagirane y'uyu munsi, Imana ikugirire neza.
niba utarakora subscribe yikore, ukiyikora ni ukuri Imana ikurebe neza, ukiyikora Imana iguha umugisha, ukiyikora Imana iguhagurutsa, ukiyikora Imana ikwagure. Kanda like ni ingenzi cyane, komenti yawe ntugende utanditse amena kubwira isengesho. Imana ibaha umugisha, kandi niwumva ari gufashije uryoherereze mwene so n'uwabuhokere muri iri sengesho mu izina rya Yesu. Habwa umugisha n'Imana, Imana ibagirire neza. Reka nkubwire ngo uyu munsi ukubera umunsi w'umugisha, uyu munsi ukubera umunsi udasanzwe, kandi ukubera umunsi w'ubutsinzi n'ubutabazi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iguha umugisha.